utanye amanota mabi, minerivare ryari ideni, cyangwa se unatashye nta manota nta bilete ufite, school report kubera ko wenda batishyuye batabashije kwishyura. Weto nshyashye uwo kwa kanaka wajya ubanza ukimenya, wajya ureka kugendera mu kigare ko guhanana umwana umujinya ntago ari byo, ntago bikwiriye. Ndakubwiza ukuri ntago bikwiriye. Bakunzi ba Samstart dutangiye gutya nyine, dutangiye tubahumuriza ngo komera, dutangiranye na instrument cyangwa se acapella ya komera. Iyo ndirimbo murayizi yitwa Komera by Samstart n'ubundi iri kuri YouTube channel yacu. Kubera iki dutangiye tuvuga ngo komera, komera wowe wihebye uri mu bibazo, komera wowe wihebye uri mu makuba, komera wowe wihebye kandi urwaye. Nawe munyeshuri komera, niba watsinzwe komera ihangane. Ariko utaha uvuga ati ni gute natahana umusaruro ugaragara, ni gute natahana amanota ari bushimisha ababyeyi. Nawe mubyeyi wamaze kubona amanota y'umwana ugasanga yarakuraburije yaratsinzwe, komera ihangane. Nuko nyine bimeze. Dutangiye gutyo turi muri vibe, turi ku vibinga indirimbo yitwa Komera, muri kumva instrument inyuma. Song of Samstart Komera. Komera wihangane. Abanyeshuri baje mu biruhuko babyeyi, ikiganiro rero nshaka ko tuganiraho uyu munsi nuko umenye ngo turabakira gute, ko batsinzwe turabakira gute. Ndashaka kuvugana na wa muryango ukennye, uri mu bibazo, uri mu makuba, ubona minerivare y'umwana bigoranye, babanje kujya guca inshuro. Ntimubizi se banyeshuri? Ibuka ukuntu wagiye kwiga arakihiringa ababyeyi bamerewe nabi, kubona minerivare ari ibibazo, agakweto kukabona ari danje. Subizi se? Ari ukwihiringa bikaze. None waragiye urarangara urababuriza munyeshuri, utanye amanota mabi, minerivare ryari ideni, cyangwa se unatashye nta manota nta bilete ufite, school report kubera ko wenda batishyuye batabashije kwishyura. Ariko nawe urabizi uko wakoze ibizamini. Urumva bikwiriye munyeshuri tuganire tu. Nanjye naciye muri ibyo bihe, nagiye niga bigoye. Cyari bigoye bro, hari igihe wenda tuzabaho n'ubuhamya. Ariko se kugarutse mu rugo ababyeyi bababwira iki? Ntabwo ndatinda ku babyeyi bafite imibereho ifite ukuntu imeze neza, cyangwa se n'abana batashye mu ngo zikomeye nyine zihagaze neza, kuko aho ngabo n'ubundi baravibinga nyine, hari agafaranga ibintu bigenda byoroha. Ariko we mwana uvuye ku ishuri wanyu bakennye bababaye ari agahinda gusa, urabigenza gute? Kandi utanye umusaruro mubi, amanota nta kigenda, ni imituku gusa kuri school report. Fata igihe witekerezeho, ureke gukomeza kubabaza ababyeyi. Mission yacu twita ku buzima bwo mu mutwe, turwanya ibihungabanya ubuzima bwo mu mutwe n'ibitera ihungabana, kugira ngo tubeho twishimye. Muri no siguzuyemo intambara nyinshi cyane, ariko tugomba guharanira kubaho twishimye, kuko ni nawo umugambi w'Imana. Imana yaturemeye kwishima, ntabwo yaturemeye guhangayika no kubabara. Ukunguka abana batunanira cyangwa se duhura n'intambara zigiye zitandukanye, ntabwo ari uwo mugambi w'Imana. Uwo ni umugambi wa Satani. Yewe mwana, niwe mbwira, utanye amanota ki? Wanyu babona minerivare bagiye guca inshuro, none utanye amanota mabi. Urumva bimeze bite? Ukwiye kwisubiraho ukavuga ati bigomba guhinduka. Ewana, bigomba guhinduka uko byagenda kose. Siko bimeze se? Bavuga ati mama, papa, niba ufite amahirwe ukaba ugifite abo babyeyi, ndapfukamye nkusabye imbabazi, ntago bizongera. Ngiye kwisubiraho. Nagiye mu ngeso mbi, ngenda mu kigare. Ku ishuri tugenda mu kigare, nishinga abandi bana iwabo bameze neza, nishinga abandi bana bafite ubwonko wenda bufata vuba, turarangara. Kuko ubwonko bwacu ntago bufata kimwe. Hari umwana ufata rwose ibintu akabyumva vuba atabanje kwikebagura. None warabiganye, uratsinzwe, uratashye, no kurya biba bigoye. Turi mu minsi mikuru, ni wanyu ntibazabona wenda n'icyo bakwakiriza ngo baserebure.
babana mujya mukanika ababyeyi ngo nintabona inkweto nshyashya n'ipantaro nshyashya sinjya kwiga, ni mwebwe mbwira. Inkweto nshyashya uruwo kwa kanaka wajya ubanza ukimenya, wajya ureka kugendera mu kigare. Mani numara gukura ukagera ahantu nawe wihiringa ngo wigurire inkweto n'ipantaro, nibwo uzabona ko papa wawe cyangwa umubyeyi wawe cyangwa ukumenyera buri kimwe ukorera ko yari amabuye ntako atagize. Gerageza worohereza ababyeyi bawe cyangwa se abakurera, ujye ubumva. Reba sharije zose wabikoreye, kukugaburira, kukwambika, kukuvuza, kwishyura nyine n'imisoro kugira igihugu cyacu gitera imbere. Izo ni intambara zose n'imirimo yarabuze. Isubireho none utanye na bilete mbi. Urumva ibyo bintu biba bikwiriye kwere? Uri mu myaka igushuka nyine yo kwigira nabi, ntugonda ijosi. Ariko rero gerageza worohe kabisa. Ari igihe kizagera ukigenga, kagenda uko ubishaka. Ariko icyo gihe uburere baguhaye hasi nibwo buzaba bukuriho bukuragiye bukuyoboye. Twagarutse nawe ku mubyeyi rero. Ku mubyeyi wibaza ngo mana yanjye ibi bintu ni ibiki y'umwana unzaniye amanota meza atya n'amadeni nafashe ntararangiza kuyishyura, ndabigira gute? Uri kumureba ukumva wamuterura ugakubita hasi, uri kubona ntacyo kumariye. Ariko ihangane, ihangane, saba Imana iguhe kubyakira. Wimwitura umushiha, byikujyana kure, senga Imana kandi umuganiriza, umubaza ati inshuti yanjye byapfiriye he? Ntumuhanana umujinya, kuko guhanana umwana umujinya ntago ari byo, ntago bikwiriye. Ndakubwiza ukuri ntago bikwiriye. Ababyeyi mureke duharanire kuba inshuti z'abana bacu, tuganire tuba inshuti, tuba inshuti kwere. Ntakubone nk'ikintu kimubuza umunezero, kimubuza ubwisanzure. Kandi wa mubyeyi we uri mu bihe bigoye by'amakuba, ntacyo ufite cyo kwakiriza umwana wawe uvuye ku ishuri, ndakubwiye ngo ihangane. Ihangane, hari igihe Imana izahindura amateka. Nawe ukajya wakira umwana wawe agasanga wamuteguriye indyo akunze, yaba ari ako kaboga cyangwa se inyama, yaba ari ayo mafi, nawe ukayimwakiriza ukamutembereza ahantu. Hari igihe Imana izahindura. Kandi nawe wa mwana uvuka muri urwo rugo rukennye, ukwiye gukura uvuga ngo cyangwa se kwiga uri ku ntego ngo ubuzima ndi gukuriramo bugoye mu rugo, ntacyo kurya, ntacyo kwambara, ibintu byose ari induru. Ugomba kwiga uvuga ngo ngomba ubu buzima nzabuhindure, nge nzabe mu buzima bwiza, mu rugo nzabahindura amateka. Ni wowe gisubiza ababyeyi bafite. Ugomba kwiga wumva ko ari weho ntwari wanyu bafite. None se ubwo nujya mu businzi, ukajya mu biyobyabwenge, mu rumogi, utabanje no kwimenya. Kigare ni kibi kirica. Ntago ari cyiza bro. Ndakubwiza ukuri for sure. Ntago ari cyiza. Ibi ndabikugiramo inama nka mukuru wawe, ndabikugiramo inama nk'umubyeyi, nanjye ndarera mu kanya ngiye gufata school report y'umukobwa wanjye. Ndaza kubereka aka video tugiye gufata billet. Nawe ubwo araza kumbwira niba yarabitsinze, ariko yitwara neza, ndamushimiye. Ni papa Ineza, ngiye kureba amanota y'umwana wanjye witwa Ineza. Ndi gukora iki kiganiro kugira twite tugenda. Ariko babyeyi mwihangane, muganiriza abana banyu neza, musenge niba muri mu bihe bigoye nta kintu muriho mufite, Imana izahindura amateka. Ntago Imana yababaza umuntu iteka. Umugambi w'Imana ni mwiza ku muntu wayo. Ndabikubwiza mukuri. Mwebwe mwakoze subscribe, Imana ikomeze kubaha imigisha. Muradushyigikira, turababona abo mu Burundi, turababona abo muri Congo, turababona abo muri Uganda, turababona abo muri Zambia, Amerika turabashimira, South Africa, Central Africa, Europe, Asia, n'igihugu cyanjye cyambyaye u Rwanda. Ndabashimiye kuba mukomeje kudushyigikira. Mwihangane muri no minsi dufite natwe uburwayi, nasabira n'abandi barwaye muri no minsi kwihangana. Niye mutakoze subscribe, mukore subscribe. Imana ibahe imigisha. Ndabakunda, tuzasubira. Okay, nkuko nabibabwiye rero tugiye mu manota y'umwana wanjye. Nakoze ikiganiro kugira ngo twite tujya mu manota y'umwana wanjye. Ubu twagiye tugiye ku ishuri. Twihute. Mwaramutse neza namwe.